Igihe kimwe mu cyaro hari hatuye umuhinzi, yari umukungu ariko ubukungu bwe yari yarabukuye mu miruho no kwiyuha akuya, bitewe no gukora ubutaruhuka imyaka myinshi. Umuhinzi akaba yaragiraga abahungu batatu, bari abanyembaraga ndetse bafite ubuzima bwiza cyane ko se ntako atari yaragize kugira ngo abana be babeho neza. Gusa ikibazo kimwe bari bafite ni uko bari abanebwe bikabije. Igihe cyabo bakimaraga cyose baryamye barya cyangwa se bakina. Ibi rero byahangayikishaga umubyeyi wabo cyane ko we yari umukozi mu buryo bw'indashyikirwa. Yahoraga ahangayikishijwe n'akazoza k'abahungu be, akibaza ati aba bahungu bazabaho gute umunsi nzaba ntakiriho. Imyaka yaragiye irisunika, wa muhinzi ageze mu zabukuru yaje kurwara aremba. Ubwo yari ku gisasiro cy'abarwayi yarahangayikishijwe cyane n'uburwayi, ahubwo yahangayikishijwe cyane n'ahazaza h'abahungu be, cyane ko imyaka yari ibaye myinshi, ibyaba ari ukuryama, kurya no gukina. Umuhinzi yifuzaga ko abana be bazakomeza kwita ku mirima ye ndetse bakayibyaza n'umusaruro kurushaho. Umunsi umwe rero ubwo yari ageze ku bwa burembe, abona amagara arimo kumucika, yatumijeho abahungu be, arangije arababwira ati bahungu banjye, hari ubutunzi butagereranywa buhishe mu mirima yanjye, nagira ngo mbibamenyeshe. Ni ubutunzi nahishemo kugira ngo uko muri batatu hatazagira uwicwa n'inzara. Nyuma y'iminsi umubyeyi yahishuriye ibanga abana be, yahise yitaba Imana. Abahungu be barababaye cyane kubwo kubura umubyeyi wabitagaho, ariko none bamushimira ko yari yabateganyirije. Nyuma y'igihe b'abahungu rero uko ari batatu bafashe umwanzuro wo gushaka bwa butunzi buhishe mu mirima w'umubyeyi wabo, gusa ntibari bazi ko ubwo butunzi buhishe. Bafashe amasuka, amapiki ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye by'ubuhinzi, bajya mu mirima bahera ruhande bashakisha, baracukura barashakisha bwa butunzi, ariko ntibigeze babasha kugira icyo babonamo. Umunsi wabiriyeho bagishakisha, ariko reka da, ntibagira icyo babasha kubonamo. Bararushye, barangije baricara hafi y'iyo mirima barimo bararuhuka, bumiwe bayobewe icyo bakora. Barimo kwicuza impamvu batabaje umubyeyi wabo aho yahishe ubwo butunzi, kugira ngo batazagorwa no kubushakisha. Ubwo bari bicaye rero aho ngaho, hanyuze umusaza wari umuturanyi wabo, yarababonye arabasatira, yarangije arababaza ati ko mwicaye aha ngaha kandi bwije mufite ikihe kibazo, kuki mutajya mu rugo? Abahungu batekereje uwo musaza inkuru yose uko yagenze, uburyo umubyeyi wabo mbere yo gupfa yababwiye ko mu mirima yabo harimo ubutunzi, ariko bakaba biriwe bacukura ntibagire icyo babona. Umusaza koko yari abazi, yahise asobanukirwa icyo umubyeyi wabo yashaka kubabwira. Arangije arababwira ati mwacukuye ahantu hose mu mirima mushaka ubutunzi buhishemo, ariko nta kintu mwize mubasha kubonamo. None se aho kuruhira ubusa ko n'ubundi mwavunitse, mwagiye mugashaka imbuto mukaza mukazibiba aha ngaha mwacukuye hose. Abahungu bumvishe ari igitekerezo cyiza, baragenda bazana imbuto bazitera ahandi bacukuye bashaka ubutunzi. Nyuma y'iminsi imvura yaraguye, za mbuto ziramera, nyuma y'igihe zirera bajya kuzisarura. Wa musaza wabagiriye inama yabanyuzeho bari gusarura, arangije arababwira ati mu bigaragara nta bundi butunzi umubyeyi wanyu yahishe muri iyi mirima uretse uyu musaruro muri gusarura. Abahungu bashimiye umusaza cyane, bahishurirwa ko nta bundi butunzi umubyeyi wabo yavugaga uretse gukora imirima yabasigiye bakayibyaza umusaruro nk'uko yabikoraga. Kuva icyo gihe aho guhora baryamye barya bakina, icyo gihe bakimaraga bahinga, maze nabo si ugukungahara karahava. Isomo rero ririmo ni uko gukora cyane ari rwo rufunguzo rw'ubutsinzi. Gukoresha igihe cyawe nibyo bigena ibyo ugera mu buzima bwawe. Niba ushaka kugira icyo ugeraho rero muri ubu buzima, biragusaba gukora cyane no kubyaza umusaruro amahirwe igihe ufite. Hari abantu rero badafite amahirwe nk'ayo ufite. Kuba ufite igihe birahagije kuba watera imbere. Ubajije umuntu uri muri gereza ati ni iki kintu wifuza mu buzima bwawe, abenshi bakubwira ati uwampa nkaba nidegembya mbasha gukoresha igihe cyanjye ibyo nshaka.
Umuntu ufunze ikintu kimuhangayikisha cyane ni ukwimwa uburenganzira gukoresha igihe cye icyo ashaka. Umuntu urwaye nawe bikaba uko. Igihe uri muzima rero udafunze nta rundi rwitwazo ufite, kubera ko ayo ubwayo ni amahirwe adafitwe na bose. Iyo usuzuguye igihe rero cyawe ukagitesha ubusa, igihe nacyo kiragusuzugura kikagupfusha ubusa. Iyo udakoresheje igihe rero ukiri muto, igihe cyo kigukoresha ushaje kandi kikagukoresha bucakara. Niyo mpamvu rero ubunebwe ari inshuti y'ubukene. Kora cyane wiyuha kuya, kubera ko ubukene buraryana kuruta imvune ziva mu gukora. Nta kuryama ku muntu ushaka gukabya inzozi, cyane ko inzozi atari za zindi tubona iyo dusinziriye, ahubwo inzozi ari za zindi zituma utagoheka. Uwahinze ibitotsi asarura ingonera. Twanabonye ko kandi kuryamira nta mpamvu ifatika nabyo bimeze nko kwiyahura. Kuryamira cyane buriya cyangwa se kwirirwa uryamye bigereranywa nko kwiyahura cyangwa se kuba uri guhunga ubuzima. Ugomba kuryama uko unaniwe kubera ko wakoresheje umunsi neza. Kujya kuryama ugasinzira nk'agahinja ni ikimenyetso cy'uko umunsi wawe wabyaje umusaruro uko bikwiye. Ikizakubwira ko umunsi wakoresheje neza ni ukujya kuryama ugahita usinzira nk'agahinja. Ku binyabuzima kandi burya gusinzira ni ukuruhuka. Gusinzira uko ukeneye kuruhuka. Uramutse ufite ubushobozi bwo kutaruha ntabwo wakagombye no kuba wanasinzira. N'ubundi gusinzira twize ko ari nko gupfa, ni igicucucu cy'urupfu. Iyo usinziriye buri kimwe cyose gihinduka ubusa. Iyo usinziriye uba wapfuye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Wagira amahirwe mu gitondo ugakanguka ukagaruka mu buzima. Iyo wakangutse rero uba uri muzima, iyo usinziriye uba wapfuye. Niba gusinzira rero bishushanya urupfu, ni ikigaragaza ko usinzira cyane ariko igihe cyawe cyo kubaho kigenda kigabanuka. Ngira ngo wenda naba nk'urugero, ufata nk'abantu babiri bose babayeho imyaka 100, umwe akaba yarasinziraga amasaha 10 ku munsi, undi akaba yarasinziraga amasaha 5 ku munsi. Ninde wamaze igihe kinini mu buzima kurusha undi? Ni uwasinziraga amasaha make. Ufashe amasaha 5 amurusha buri munsi ukayabara mu kwezi, urasanga yaramurushije amasaha 150 mu kwezi. Nuyabara mu minsi ubwo uragabanya 24, ubwo urasanga yaramurushije iminsi 6 yo kubaho mu kwezi. Nuyabara mu mwaka urakuba 12, urasanga yaramurushije iminsi 75 mu mwaka. Nuyibara mu myaka 100 urasanga yaramurushije iminsi 7500 mu myaka 100. Turebe rero imyaka yabaramurushije yo kubaho. Turafata iyo minsi yo mu myaka 100 tuyigabanya iminsi igize umwaka 366, urasanga yaramurushije imyaka hafi 20 yose yo kubaho. Ni ukuvuga abasaza babiri bose b'imyaka 100, umwe wasinziraga amasaha 10 ku munsi, undi agasinzira amasaha 5, bigaragaza ko uwasinziraga amasaha make yarushije uwasinziraga amasaha menshi. H'imyaka 20 yamaze ari maso ari muzima, undi we yamaze imyaka 25 yose ari micucucu cy'urupfu. Kuri we yayimaze iyo myaka yose 20 atariho. Ukongeraho rero indi myaka 20 banganya n'ayo masaha 5 bose bahuriyeho yo kuryama, urasanga mu buzima babayeho bariho bari maso, umwe yarabayeho imyaka 60, undi akabaho imyaka 40. Indi myaka isigaye yose bayimaze basinziriye. Uko usinzira gake rero niko urushaho kuba igihe kirekire mu buzima. Niba umubiri wawe utari kugusaba kuruhuka, nta mpamvu yo kwirirwa uryama, kubera ko kuryamira no guhunga ubuzima, gusinzira no gusimbuka ubuzima. Iyo usinziriye uba umeze nk'uwapfuye. Uzabirebe buri kimwe cyose kikugaragiye, umuryango, imitungo, byose bihinduka ubusa iyo usinziriye. Kongera kubitekereza no kubibamo iyo ukangutse, mu bubasha bwose waba ufite buhinduka ubusa iyo usinziriye. Iyo ukangutse nibwo ubwo bubasha bwongera kugaruka. Ni ikimenyetso rero cy'uko n'iyo upfuye buri kimwe cyose gihinduka ubusa. Mu buryo bugaragara nta muntu buriya uryoherwa no gusinzira, ahubwo ikikuryohera ni akaruhuko wenda uhabwa no gusinzira. Uryoherwa n'ingaruka zo kuruhuka umubiri wagize mu gihe warusinziriye, ariko nta buryo bwo kuryoherwa n'ibitotsi bubaho,
kubera ko yaba wowe n'ibikugaragiye byose muratandukana iyo usinziriye. Twishimira umusaruro w'ibitotsi, ntabwo twishimira ibitotsi. Niba rero uyu musaruro w'ibitotsi biguha uwubona kuko warushye bitewe n'uburyo wakoresheje igihe cyawe, ni byiza kuryama kunaniwe. Naho kuryamira byo kubera ubunebwe ntacyo wakoze, ibyo ni uguhunga ubuzima. Niyo mpamvu babigereranya no kwiyahura gahoro gahoro. Ubushakashatsi rero bugaragaza ko abantu batabasha gukemura ibibazo bahura nabyo, ndetse abantu batabasha kumenya uko bitwara muri ubu buzima, abantu bari mu gihirahiro cy'ubuzima, abantu batazi ibiva n'iyo bijya, ba bandi babuze amahitamo, abantu b'abanebwe, ari bo ba mbere mu kugira ikibazo cyo kubura ibitotsi. Impamvu babura ibitotsi ni uko nta gahunda ihamye nyine bagira. Buri gihe ubuzima bwabo buba bumeze nko gutungurana, ntagira igihe cya nyacyo cyo kuryama, ntagira igihe cya nyacyo kubyuka, aryama mu kavuyo kuko n'ubuzima bwe buhora mu kavuyo. Ntashobora gusinzira ngo birangire yumve yaruhutse, ahubwo buri gihe ahorana umunaniro uterwa no kujagarara. Ashobora kumara umunsi wose mu buriri agasinzira iminota nka 30, ubundi akamara amasaha nk'abiri yigaragura mu buriri, akongera agatora agatotsi indi minota 30, akirwa muri uwo mukino mpaka umunsi ugashira. Muri make asinzira acumbika. Ibi rero ni bibi cyane kuko bitera ubunebwe, uretse ko binatera no kutaruhuka neza, bikaba byatera n'indwara zitandukanye. Kwirirwa uryamye rero bimeze nko guhunga ubuzima, nko kwanga kubaho. Niyo mpamvu rero bigeranwa no kwiyahura. Niba ushobora gusinzira amasaha menshi nta mpamvu ifatika ibigutera, nushaka ujya umenya ko urimo kwiyahura, umeze nk'umuntu urimo kunywa se umuyapanya, cyangwa se urimo kwishyira mu kagozi. Ikintu wenda bitandukaniyeho ni uko uri kunywa se umuyapanya bashaka urupfu rw'ako kanya, wowe wenda ukaba urimo gushaka urupfu ruza gahoro gahoro, ariko ni nko kwihutisha urupfu. Ni ukwanga kubaho, urimo urashaka guhora mu buzima bw'igicucucucu cy'urupfu. Twabonye ko gusinzira igicucucucu cy'urupfu ni uguhunga ubuzima. Urimo urahunga ubuzima rero, sinzira kuko ukeneye ikiruhuko. Niba nta kiruhuko ukeneye, uhunga uburiri jya kubaho. Ushobora no gutembera, ushobora no guhaguruka ukagenda. Uburiri butera ubunebwe, ubunebwe bugatera ubukene, ubukene bugatera ibibazo, ibibazo bigatera guhangayika, guhangayika bigatera indwara, indwara zikihutisha urupfu. Kutagenzura uburiri rero bigereranwa no kwiyahura, ariko wenda bigakorwa buhoro buhoro. Niyo mpamvu ubunebwe ari ikintu kibi cyane. Reka nkushimire we twakomeje kubana mu kiganiro. Reka kandi nkwifurize kugubwa neza aho uri hose, kandi nkwibutse gukora like, ndetse ubashe no kutwandikira muri comment, ubashe kuduha ibitekerezo byawe. Nawe utuhe nawe igitekerezo unyuze aho hasi muri comment, utwereke ko tukurikira gatanu ku kandi, tujye dukomeza kubana mu biganiro byacu umunsi ku wundi. Bye bye.